karere keza kumeza kwese imihigo ruhando kutundi turere mu gitaramo cy'imihigo horana ijambo n'ijabo ryawe. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangije gahunda yo gukorera ku ntego yiswe imihigo. Kuva icyo gihe kugeza ubu gukorera ku mihigo bimaze kuba umuco kuri buri munyarwanda wese. Uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ibihumbi 2020 akarere ka Ngoma ntikasigaye inyuma mu mihigo. Bahize imihigo igeze ku 103, harimo imihigo 25 yo mu rwego rw'ubukungu, imihigo 58 yo mu rwego rw'imibereho myiza n'imihigo 20 yo mu rwego rw'imiyoborere myiza. Iki ni icyegeranyo kigufi kigaragaza aho akarere ka Ngoma mu mezi 6 kageze mu mihigo. Bimwe mu bikubiye mu mihigo y'uyu mwaka akarere ka Ngoma kahize harimo kongera umusaruro kuri hegitari ku bihingwa byatoranyijwe nk'ibigori, imyumbati, umuceri, ibishyimbo, urutoki n'ibindi. Hakabamo no guhinga imboga ndetse n'imbuto z'ubwoko butandukanye. Mu gufata neza umusaruro wabonetse, akarere ka Ngoma kubatse ubwanikiro ndetse n'ubuhunikiro. Turagira ubwanikiro. Ibigori bya mbere twahinze byarapfuye. Kuko twarabisaruye tubigejeje mu rugo bikanyagirwa, bikabura, bikangirika, bo nta n'isoko ryari hari. Noneho banabijyana no ku isoko rimwe bikagaruka kubera ko basanze bitumye rimwe harimo n'ibitameze neza. Ariko kugeza umunsi akamaro k'ubwanikiro nuko iyo umaze kuzana ibigori ukabishyira mu bwanikiro uhita ubona umwanya wo kujya gukora indi mirimo. Kugira ngo umusaruro ugere ku masoko hasanwe imihanda itandukanye yatumye ubuhahirane bworohera buri wese. Mbere byatwaraga nk'iminota nka 30 ariko ubu ngubu 15 tuba tugezeyo. Kandi cya kabiri moto zacu ntago zikunda kwangirika kuko aba ari umuhanda mwiza tugendamo neza. Muri make umuhanda uringaniye umeze nka kaburimbo. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwadufashije kugira imihanda myiza tukageza abagenzi amahoro, natwe tukaba dusigaye dusa neza kuko nta byondo tugihura nabyo by'ibiziba nk'ibyo. Kenshi imodoka ntago zanyuragamo kuko uyu muhanda wari mubi cyane nk'imvura yabaga yaguye. Nk'abagenzi bavaga hano bagizaza bavisake bagizaza byagobaga ngombwa ko bazenguruka hano ikibungo. Ubundi kuva ahangaha ugizaza nko kuba motari bagucaga amafaranga 1000 ariko ubu ngubu iyo ufite 500 barakunyereza bakugezayo. Mu rwego rwo guteza imbere urubyiruko rwarangije amashuri y'imyuga, bamwe mu rubyiruko bahawe bimwe mu bikoresho byo gutangira gushyira mu ngiro imishinga yabo kandi bavuga ko bizabageza kuri byinshi mu iterambere ryabo. Nshimira nyine leta ko itekereza ku bantu nkatwe tukirangiza kwiga. Buri umuntu akirangiza kwiga nshaka kuba narize umuntu yaramfashije akama impano nkiga. Ariko iyo umuntu burya yarangije n'ababyeyi nubwo baba bamufasha bamera nk'abatamukimwiteho cyane kuko baba bafite abandi bana bamukurikira bagomba kuzamuka. Rero iyo umuntu akirangije nyine aba nta kintu afite bari kuri zero. Ariko nshimira leta y'u Rwanda yuko natwe yadutekereje kumva ko tugomba gukora ndetse kumva yuko igomba no kudaha fondasiyo. Abaturage b'akarere ka Ngoma bahawe inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda. Ubu bishimira ko nabo batangiye kugerwaho n'ibyiza byazo. Mirahaka babona ifite amezi makuru niramuka ibyaye nzitura abagenzi banje. Nabo mboroze nyine nkuko nanjye perezida yangiriye ubuntu akampinka nanjye ndashaka kuzoroza n'abandi bagenzi banje. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 akarere ka Ngoma kakwirakwije amazi meza kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. So kuba umunyeshuri atajya kuvoma mu gishanga ngo azajye ku ishuri ariko baraza akavoma kandi akajya no ku ishuri. Aya mazi tutarayabona ntabwo abantu twari tumeze neza kuko twavomaga amazi mabi yanduye. Ariko ubu ngubu turi kuvoma amazi meza ubu tuvugana. Bamwe mu baturage begerejwe amashanyarazi muri uyu mwaka bishimira ko batangiye kuyabyaza umusaruro. Umuriro nk'ikintu wafashije abaturage wasanga nko kwiyogoshesha byabaga ari ikibazo. Ugasanga nko gushesha nabyo ni ikibazo, bajya gushesha amazutu ngira irashizemo abaturage ugasanga ibyo bagiye gushesha babisubije mu rugo. Ariko kubera ubu hari umuriro usanga barashesha bakageza igihe bumva ibyo bajyanye birangiye. Nko gukoresha nk'inzugi wasangaga ari ikibazo nko kurukura kibungo. Tarasiporo ugasanga iragoranye ariko
aho umuriro ugereye hano byabaye byiza urugendo rukora bagahita barutwara ntabwo rugitinda. Abanyeshuri b'akarere ka Ngoma bishimira ko muri uyu mwaka wa 2019-2020 bubakiwe amashuri meza. Ubundi mu mwaka ushize twiga turi abanyeshuri benshi bikanga ngombwa ko hari ikindi cyumba bakoresha kirimo ibikoresho navuga nka laboratoire, ariko byabangamiraga abanyeshuri bamwe kuko natwe twashakaga gukorera bigasa nkaho bitatubereye byiza, ariko leta yarabibonye ibona ko ari byiza badushakira ikindi cyumba, ubu tukigiramo neza twisanzuye kandi dufite n'intego yo kuzatsinda neza. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari kandi abaturage batishoboye mu karere ka Ngoma bubakiwe inzu nziza. Ngewe mpagaze ahangaha nshimira leta yacu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndamushima cyane kuko yemeye kumpa ibikoresho bakanyubakira inzu nkaba nyiraramo, nkaba ntanyagirwa, nkaba ndyama kuri matora ntayo nari mfite, nkaba nteka mu safuriya nziza ntayo nari mfite. Akarere ka Ngoma gafasha imiryango iri mu bukene bukabije kubusohokamo. Ubu binyuze muri gahunda ya VUP hatanzwe imirimo ituma abaturage bivana mu bukene. Icyo nshimira Perezida wa Repubulika nuko ashyize muri VUP nkabona ndi kwiteza imbere, nkaba narabonye itungo noroye. Nicyo nshimira Perezida wa Repubulika. Uhamya natanga nuko mbona icyo kurya, nkabona amavuta yo kwisiga, nkabona isabune, nkabona icyo kurya, mbega nta kibazo kiri mu rugo. Kugira ngo umuturage w'akarere ka Ngoma hagire ubuzima bwiza, hapimwe indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C, hepatite C, ku baturage bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. Byadushimishije cyane rero kubona leta itwitaho ikaza kudupima hepatite ku buntu, kuko twebwe bwacu ntabwo twabona ubushobozi bwo kuba twayivuza, ariko twishimiye cyane rwose ko abaturage twaje kuyipimisha hano ku buntu. Turashimira leta. Gahunda y'imihigo y'umuryango, imihigo y'urugo yahinduye imyumvire kuri bamwe mu batuye akarere ka Ngoma. Mbere tutarahiga nimba waravuga guti ngiye guhinga, wezaga nk'amasoro 15 kumva ari ayo ngayo, ariko ubu ngwaho biziye mu bintu by'imihigo urahiga uti nzeza umufuka, ugaharanira kuzabona wa mufuka koko. Mu rwego rwo kwidagadura, abatuye akarere ka Ngoma bishimira ko bavuye mu bwigunge kubera stade nziza yo ku rwego rw'igihugu bubakiwe. Twabayeho dukonje, ukureba iterambere rigenda riza, birasaba ko natwe abana bacu bato bari inyuma yacu kuba zazamuka bashyushye, kuko twagize amahirwe tukabona aho bidagadurira. Abaturage twebwe ahantu twungukira kuba twabonye byibuze aho twidagadura, natwe tukabona aho ibyishimo byacu bigana, nicyo kiba gihagije. Buri muntu wese nkanjye n'urugero mba mu makwasiteri, ntwara kwasiteri, nanjye niherewe abakiriya baziyongera kuba nabazana baje kora umupira. Umuturage ufite amahoteli nawe azagira amahirwe, uwo mu mabutike nawe azacuruza, ingeri zose zizazamuka. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza gahunda y'imihigo akarere ka Ngoma kaba karahize, habaho umwanya wo gusobanurira abaturage n'abafatanyabikorwa aho akarere kageze mu mihigo. Ibyo byose babirebera hamwe ku meza y'imihigo no mu cyumba cy'imihigo kugira ngo barebe aho bageze bese imihigo akarere kiyemeje. Ibi kandi byakozwe kugera ku rwego rw'umudugudu aho umuturage amenya hageze ku mihigo aba yarahize. Mu bijyanye n'imihigo, iyo umuntu aje akageramo hano ari umuturage, imihigo aba yifite yarayihize. Hano rero icyo bidufasha, iyo umuntu atahiguye umuhigo akaza akibonamo hano, akabona abandi barawuhiguye, nawe agira ipfunwe akumva agomba gukora ibishoboka byose umwaka utakazawuhigura neza 100%. Si ibyo twavuze haruguru gusa, ahubwo akarere ka Ngoma kanashyize imbere gahunda yiswe icyanya cy'imihigo. Iyi akaba ari gahunda yo kwereka buri wese huje ugana akarere aho kageze gashyira mu bikorwa ibyo kahize. Akarere ka Ngoma gafite umwihariko witwa isaha y'imihigo. Iyi ni gahunda ifasha abakozi b'akarere kumenya aho imihigo igeze yeswa mu buryo bw'ikoranabuhanga.